Yes, mwiriwe neza. Muri uyu mugoroba muri kumwe na Daniyeli. Abandi umwe mu bantu bifuza kugira ngo dusangire iby'inkuru nziza y'agakiza kuri interinete YouTube. Muri uyu mugoroba nkaba mbafitiye ijambo ry'Imana rivuga ngo ritwibutsa ku bijyanye n'isaha. Iri jambo ridusaba kudakorera ku isaha ya nyuma. Mugenzi wanjye, irinde gukorera ku isaha ya nyuma. Reka dusenge. Uri Imana nziza, ubera hose icyarimwe, ngwino ubane natwe kubera ko twizeye ko uri kumwe natwe. Aho ariho hose, umuntu wese uzabona iyi video, umuntu wese uzumva ubutumwa, uzamugirira umumaro, uzamugira aho bumukura n'aho bumugeza, kandi nanjye ubwanjye muri uyu mugoroba bugira aho bunkura kandi bugira aho bungeza, kugira ngo twese twitegure ukugaruka kwawe kudatinze. Mana, nk'uko byasezeranywe kandi biziri gusohora, uduhe kugira imyiteguro ihamye mu izina rya Yesu. Amen. Mu bizami, mu masiganwa, mu myiteguro yo kurushanwa umuziki n'ibindi, habaho igihe gihagije cyo kwitegura. Iyo isaha igeze, iminota irihuta cyane, ukibaza impamvu iminota iri kwihuta cyane kandi igikorwa nyirizina kirimo gutambuka. Mu gusiganwa bigenda bite? Ubona ko umunota wa nyuma, ubonye ko umunota wa nyuma ukugereyeho, bigenda gute? Buri wese aba ashaka kuba uwa mbere, ngo kuko ibijyanye n'umunota wa nyuma bigenda. Igihe wagiye uta, ushobora kuba waragiye ukora interinoma nabi, cyangwa se ugasimbuka iminsi, hakabaho n'igihe ugize ubute. Icyo gihe cyose watakaje ntago wabona ikiguzi wakigura. Niyo mpamvu dukwiriye kwita ku gihe cyacu. Umuzungu we ngo time is money. Undi muzungu ati igihe cyatakaye ntikigaruka. Le temps passé ne reviendra jamais. Ibi byose ni ibitwigisha ko igihe kigomba kugira agaciro. Isaha ya nyuma, umunota wa nyuma, cyangwa se umunsi wa nyuma, ni bimwe mu byo inyokomuntu duhanganye nabyo. Biratugora kubyubahiriza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni bimwe kandi mu bituma benshi badatekanye. Igihe dufite muri uyu munsi kigizwe n'iminota, amasegonda, iminota, amasaha ndetse n'umunsi n'umwaka. Gukorera ku isaha ya nyuma biduteza igihombo, bikaduteza guhangayika. Niyo mpamvu dukeneye gusuzuma iki kibazo cy'isaha ya nyuma n'ingaruka gishobora kuzanira abarindira gukora byose ku munota wa nyuma, ku isaha ya nyuma ndetse no ku munsi wa nyuma. Ubundi mu myiteguro, ntago nkanjye uko mbizi ukuntu twateguraga ikizami, wigaga na mbere y'uko mutangira n'ama interrogation, baguha urupapuro rumwe ukarwiga ukamenya ko urumenye. Ubundi iyo wihaye rero ngo uzabyigira igihe cyose ngo byose ubyigire rimwe, niho hazaho confusion, bimwe ukabivangavanga. Burya gukorera umunota wa nyuma ntabwo ari byiza. Twirinde rero gukorera isaha ya nyuma. Akaga ko gukorera ku isaha ya nyuma mu by'umwuka. Yesu ubwo yari kumwe n'abigishwa be, yabaciriye umugani. Arababwira ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakobwa, n'umugani w'abakobwa 10. Mu gusobanurira rero abigishwa uko bizaba mu minsi y'imperuka, Yesu yifashishije iki gitekerezo dusanga muri Matayo 25. Igitekerezo cy'abakobwa 10 bararikiwe guherekeza umukwe, 5 bari abapfu, 5 bari abanyabwenge. Kugira ngo rero tubashe kumva neza uyu mugani, ni byiza kugira ngo tubanze gusobanukirwa n'uko imihango y'ubukwe yagendaga mu bihugu by'Iburasirazuba mu gihe cya Yesu. Abakobwa
bararitswe batunganyaga umugeni mbere y'uko umukwe aza. Izuba rimaze kurenga umukwe yazaga gushaka umugeni we akamujyana iwe. Ibirori byakomeza mu ijoro, bakobwa bagaherekeza umukwe n'umugeni bitwaje amatara yaka. Muri iyo nzira rero abatumirwa bose bazaga biyongeragaho kuri urwo rugendo, buri wese yitwaje itara, bigatuma inzira irushaho kubona, ndetse itara mu guhesha ikuzo umukwe. Ibi byaboneshaga inzira yerekeza mu rugo. Inzu yacyurizwagamo ubukwe. Umukwe aje, bose bagombaga kwinjira mu nzu y'ubukwe. Habanzaga kubaho isuzuma ry'abatashye ubukwe. Ibi tubasha kubibona neza mu mugani Yesu yavuze muri Matayo 22. Matayo 22 umurongo wa 11. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Iyo isuzuma ryarangiraga, inzu yacururizwagamo ubukwe yarakingwaga, ibirori by'ubukwe bigatangira. Inzu y'ibirori, umukwe n'umugeni bo bararikiraga abatumirwa gusangira nabo mu munezero mu nzu y'ibirori. Muri uyu mugani rero dukeneye kumenya ko inzu y'ibirori itandukanye n'icyumba cyo kwiyakiriramo. Muri uyu mugani umukwe ashushanya iki? Umugeni ashushanya iki? Itorero ni umugeni, Yesu Kristo niwe mukwe. Mbere y'uko dukomeza, dukeneye kumenya ko mu mugani w'abakobwa 10 umukwe ashushanya Yesu Kristo, umugeni ashushanya itorero. Ibyahishuriwe 19:7. Tumenye ko kuva mu cya 844 Yesu yaje gushaka umugeni we mu ijoro ry'icuraburindi mu by'umwuka. Uyu munsi Yesu arimo kurarikira itorero rye ngo binjirane mu nzu y'ubukwe, kandi bidatinze azatunguka mu bicu mu cyubahiro cye, azanwe no kujyana abararitswe bose mu nzu y'ibirori. Umuhango w'ubukwe ugomba kuba mbere y'uko Kristo agaruka. Dutangira umugani nyirizina. Matayo 25:1. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Abakobwa 10 bashushanya iki? Abizera twese dutegereje kwa Kristo, baba abanyabwenge cyangwa abapfu, bose bitwa abakobwa kubera guhamya kwizera kwabo. Ntibandujwe n'inyigisho ziyobya z'amadini yuzuye ku isi. Bose bari ku murimo w'Imana, bose bafite amatabaza yaka kandi arimo amavuta. Bagaragaza urukundo, bakunda Imana n'ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Ubarebye ntiwabasha kubatandukanya. Bose ni bamwe kugeza ku munsi wo kugaruka kwa Kristo. Amatabaza ashushanya iki? Amatabaza yerekana ubushobozi bw'umutima bwo kumva no kwakira ijambo ry'Imana. Uko itabaza rirushaho kumurikira, ni nako umucyo waryo urushaho kwerekana inzira z'Imana. Zaburi 119:105. Ijambo ryawe ni itabaza rimurikira inzira, ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira zanjye. Umucyo ni ishusho yerekana Imana mu bana bayo. Ibi kandi bishobora gusa igihe dufitanye umubano wimbitse n'ishobora byose. Abakobwa 10 mu buryo butandukanye berekana uwo mucyo uturuka ku Mana. Gusanganira umukwe. Gusanganira umukwe byerekana ibyiringiro bihebuje byo kugaruka k'umwami.
uko gusanganira umukwe byerekana uko bizaba byifashe ku iherezo ry'ibihe. Tuzi neza ko iki gihe cy'imperuka cyatangiye mu mwaka w'igihumbi na magana inani mirongo ine na kane. Tugiye mu byo ku ligne de temps bitewe n'iteganyagihe uko igihe cyagombaga kugenda gisimburanwa n'ubuhanuzi bwa Daniyeli ko busobanura. Ubwo Yesu yinjiraga ahera cyane kugira ngo atangire umurimo wo kweza itorero rye. Kuva icyo gihe abararikwa mu bwami bw'Imana bose bararikirwa gukurikira umwami wabo muri uwo murimo wo kwezwa mu nzu icurizwamo ubukwe mu cyumba cy'ahera cyane. Umurongo wa 2. Ariko muri aba 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. 5 bari abapfu bishushanya iki? Abakobwa 5 b'abapfu bashushanya abantu bizera ko Kristo azagaruka kandi bagahamya ukuri kw'iki gihe, ariko ntibemere ukuri ngo guhindure imibereho yabo base n'umutware wabo. Aba iyo bumvise umuriro w'igihenomu ubatera ubwoba kandi bakishimira ibyiza byo muri paradiso. Iki nicyo kibabaje mu itorero. Ibyo bakora byose mu itorero ntibabikoreshwa n'urukundo, bakunda Imana. Urukundo rubasha gukangura imitima yabo yabaye akahebwe. Abakobwa 5 b'abanyabwenge bashushanya abizera kugaruka kwa Kristo, bemera umwuka wera agahindura imico yabo, bafite kwizera n'urukundo, buri munsi biboneza gusanganira Kristo. Ni abasenga Imana by'ukuri. Muribuka abantu bazi indirimbo nigeze kuririmba ivuga ngo abasenga Imana by'ukuri bazaboneka, n'ababeshya nabo bazaboneka. Ni ukuvuga ngo ni imigabane ibiri ivugwa hano muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 3. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibayajyana n'amavuta. Amavuta ashushanya iki? Amavuta ashushanya mwuka wera. Zekariya 4 umurongo wa 1 wasimbuka wa 4 wa 6 kugeza 11 n'uwa 14. Tubasha kumenya amategeko y'Imana, tukamenya ukuri kw'amasezerano ya Bibiliya, ariko tudafite mwuka wera. Uku kuri ntacyo kubasha gukora mu mitima yacu no guhindura imibereho yacu, bantu b'Imana. Umwuka wera niwo ubasha gutuma tumenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma, akaturinda kugwa mu buyobe bw'uburyo bwose. Niwe ubasha kumurikira ibitekerezo byacu, umwijima ugahunga. Nta mwuka w'Imana ubumenyi bwose bw'ijambo ry'Imana twagira ntacyo bwaba bumaze. Hano tugeze ku murongo wa 4. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza. Twabonye amatabaza icyo avuga, twabonye amavuta icyo avuga. Kwitwaza amavuta byerekana iki? Byerekana umushyikirano uhoraho n'Imana. Imana yashyize imbere yacu ibyangombwa byose bituma twinjira mu mushyikirano na mwuka wera. Muri ibyo byangombwa twavuga kwiyiriza ubusa. Uku niko kwabuze muri iki gihe. Gusenga, gusoma zimwe mu nyandiko zahumetswe, kwiga ibyanditswe byera igihe cyose. Imperezo zisobanuye iki none? Imperezo zerekana imitima izirikana. Abemera ko urukundo rwa Kristo ruhindura imibereho yabo bafite imitima izirikana kandi bahora iteka biteguye kwakira ibyo mwuka wera basaba. Umurongo wa 5. Umukwe atinze bose barahunikira. Ngo bose. Umukwe atinze bisobanuye iki? Umukwe atinze byerekana igihe kigera kwizera kwacu kukagerereshwa kubona ko Kristo atinze. Mu gihe cy'intumwa kugaruka kwa Kristo cyari ikintu bari bategereje ariko kitigeze gisohora. Mu gihe cy'umwijima itorero ry'Imana ryaguye mu ijoro ry'icuraburindi ry'umwuka. Uyu munsi kubera benshi babona Kristo asa
n'utinze byatumye benshi bacogora mu kwizera, bahitamo gusohoka mu itorero mu buryo bugaragara. Barahunikira bisobanuye iki se byo? Ibitotsi by'abakobwa 10 bishushanya gupfa mu by'umwuka kw'abagize itorero. Muribuka ko twabonye ko ibyiciro bibiri, none hano hose barahunikira 10. Muri Bibiliya ibitotsi ni igishushanyo cy'urupfu rw'itorero ku iherezo. Itorero ritegereje kugaruka kwa Kristo Yesu rizaba risa n'iryapfuye. Ni ingenzi kuzirikana ko hano abakobwa 10 bose barasinziriye, yaba abapfu cyangwa abanyabwenge. Itandukaniro ryari rihari gusa nuko amatabaza y'abakobwa b'abapfu nta mavuta yarimo, nuko arazima. Aya matara ntiyazimye mu bitotsi, ahubwo yazimye mu rugendo rwo gusanganira umukwe. Muri rya joro ry'icuraburindi, mu gihe ay'abanyabwenge atigeze abura amavuta, barakomeje kugenda. Nibo batumye umucyo urushaho kugaragara mu nzira, mu cyubahiro cyo gusanganira umukwe mu nzira yose kugera mu rugo. Matayo 25:6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Ibi byo bisobanuye iki? Nijoro mu gicuku bisobanuye igihe cy'ubukonje mu by'umwuka. Ni igihe cyabanjirije ububyutse mu cya 844 ku bantu bize ubuhanuzi. Icyo bita gihe bita ngo darkness time. Icyo nicyo gihe gikomeye isi yari mu mwijima w'icuraburindi mu mateka yayo. Ubuyobe ni icyaha byari byarashinze imizi. Ukuri kwari kwaratwikirijwe umwijima w'icuraburindi. Kwiga ibyanditswe byera byari icyaha gikomeye kandi byari bibujijwe. Abizera Imana benshi baratwitswe, abandi baricwa. Ukuri kwari kwarakandamijwe bikomeye ku buryo mu isi icyo gihe nta kwari guhari. Guhera mu cya 844 nibwo Imana yatangiye kuzana ububyutse mu bwoko bwayo. Nibwo humvikanye urusaku ngo umukwe araje. Umurongo wa 6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe agize gute? Nimusohoke mumusanganire. Urusaku ngo umukwe araje byerekana umurimo wakozwe n'abigishwa ba William Miller bigishaga ko Yesu yagombaga kuza mu cya 844. Nyamara nibwo Yesu ataje. Nicyo gihe ubutumwa bw'uko Yesu yagombaga kuza mu mwaka bwazanye ububyutse mu itorero ry'Imana. Ububyutse bwagabanyije itorero mu amatsinda abiri: itsinda ry'abakobwa b'abanyabwenge n'itsinda ry'abakobwa b'abapfu. Mu cya 844 Yesu yaraje, nyamara ntiyaje ku isi nk'uko byari byitezwe, ahubwo yinjiye mu mugabane w'ahera cyane h'ubuturo bwera bwo mu ijuru, kuko ubuhanuzi bwa Daniyeli bubihamya neza, kugira ngo rero yeze ibyaha by'itorero rye kandi aritunganirize gutaha ubukwe. Nimusohoke musanganire umukwe. Uku gusanganira Yesu byerekana kwemera kungwa nawe no kumusanganira binyuze mu kwizera mu murimo adukorera wo kuduhumanuraho ibyaha byacu no kudutandukanya n'imibereho y'icyaha. Uku guhura kubera ahera cyane h'ubuturo bwera bwo mu ijuru.
kandi niko gutera kwihangana nyakuri mu mitima yacu, bikadutera gucika ku cyaha. Aho niho hari inzu yo gucyurizamo ubukwe. Ndababwira yuko ariko hazaba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Luka 15:10. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Barahaguruka. Guhaguruka kw'abakobwa 10 bishushanya ububyutse mu by'umwuka bwazanywe n'ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Ni igihe cy'ikangura cyabaye mu 844 mu gutangaza kuza kwa Yesu Kristo. Ububyutse bwageze mu miryango ya Kristo hose ku isi. Abantu barihannye bareka ibyaha. Umubare munini w'abantu wari witeguye gusanganira umwami. Ubwo nibwo basenga Imana by'ukuri babashije gutandukanywa n'abasenga Imana bishushanya. Bamwe naririmbye muri ya ndirimbo. Baramya umwami kuri gusa bazagaragara, n'abamuramya mu mwuka no mu kuri nabo bazaboneka. Gira kwizera gushyitse, gira kwizera guhamye, gira kwizera kandi wihane buri munsi, tuzabe mu banesheje. Tuzabe muri bariya 10, nubwo nabo bahunikiriye ariko nibura bari bafite amavuta. Urwa kabiri rwa Timoteyo 3:1. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda iminya, birarira, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ubatera umugongo. Abakobwa 5 b'abapfu bahise bakanguka, ariko nta kwihangana gukorera mu kwizera bari bafite, kandi imibereho yabo ntiyashoboraga kwihanganira ibiteye ubwoba by'abaturanyi babo. Kuboneza amatabaza bishushanya ngo gahunda yacu ihoraho mu gusenga no kwicisha bugufi. Igihe ni iki ngo tuboneze amatabaza yacu? Kuko urusaku rw'igicuku rwumvikanye kiriya gihe. Mu minsi ya vuba hashobora kuba ikintu kidasanzwe gishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga ndetse hafi yo gupfa. Bizahishurwa niba kwizera kwacu ari ukuri cyangwa ari ikinyoma, niba umutima wacu uyoborwa na mwuka cyangwa wera cyangwa twiyobora. Twitonde nk'uko uyu mugani ubitwereka. Igihe cy'urusaku rukomeye umukwe araje. Twatangazaga kugaruka kwa Kristo. Ntabwo ari cyo gihe cyo kwitegura no kwita ku by'umwuka byacu. Tubona ko nta mukobwa w'umupfu n'umwe wemerewe kwinjira mu nzu y'ubukwe. Kwihana bizaba bitagishobotse. Bidatinze twese tugiye guhaguruka. Abasenga Imana by'ukuri bonyine bazemerwa gukomeza inzira yinjira mu nzu y'ubukwe. Ubukwe bw'umwami, umwana w'intama, buri hafi. Turarikirwa ngo twinjirane nawe mu nzu yicyurizwamo ubukwe, aho Yesu ari mu mugabane w'ahera cyane, aho ubuturo bwera bwo mu ijuru. Tugire umwete wo kuhinjira kubwo kwizera. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Gusaba ngo muduhe ku mavuta yanyu byerekana gushaka kujya mu ijuru utabanje gupfa ku ntarige. Abakobwa b'abapfu ni abibwira ko bashobora kubona mu kanya gato ibyo bamaze imyaka myinshi baranze kwakira. Birukanye mu mibereho yabo imbaraga ya mwuka wera ihindura. Bemeye kubaho mu mutekano
kantu bakesha ibikorwa byabo bwite, banze kwitanga by'ukuri mu kwibwira ko bagifite igihe gihagije, bakomeje kubaho mu mibereho yishimira icyaha. Muri uyu mugani bakanguwe mu buryo butunguranye mu buhenebere bw'iby'umwuka barimo n'ijambo ry'Imana. Umukwe araje, nibwo babonye uburemere bw'ibyago barimo, niko gusaba ubufasha kuri bagenzi babo. Ugusaba kwabo kwerekana ko batasobanukiwe imibereho ya Mwuka Wera mu mibereho y'umwizera. Ibyo bibwiraga bibeshya ko mu kanya gato imico yabo ibasha guhinduka. Irinde gukorera ku isaha ya nyuma. Ariko abanyabwenge barabakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo mubanze mujye kwigurira ayanyu. Guhakana kw'abanyabwenge kwerekana ko ari ikidashoboka kwera kw'imico y'umuntu yaguha kuri mugenzi we. Nta muntu ushobora kugira kwizera yibitseho ku buryo yahaho mugenzi we. Nta n'ubasha kwakira umwuka wera urenzeho ngo azawusaranganye na bagenzi be, kuko imico iboneye ni ingaruka y'igikorwa cya Mwuka Wera mu mibereho y'umuntu. Ntibishoboka ko rero tuwuhererekanya. Bagiye kugaruka, umukwe arabaza, arababwira biteguye, binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Igikorwa cyo kujya kugura byerekana itandukaniro riri hagati y'amatsinda yombi y'abakristo. Mu gihe cyo gucika intege, itsinda rimwe ry'abakristo ryarasuzuguwe bari kwena, kandi ibyo byakorwaga n'irindi tsinda ry'abakristo. Abizera bake gusa bashikamye mu kwizera bakomeza kugirira icyizere ihishurwa rya Mwuka Wera. Muri uyu mugani, itsinda ryagiye kugura ryizera ububasha n'ubushobozi bwo kwinjira mu nzu icyurizwa mu bukwe, nyamara ntibamenye ko bapimwe bagasangwa badashyitse. Umukwe araza, binjirana na Yesu, urugi rurakingwa. Nuko rero mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Mureke twemere irarikwa rya Kristo, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjirwemo gukurwaho kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari we kwizerwa. Nawe yiteguye kukwakira uyu munsi. Yesu arimo kuguhamagara, arifuza kuguha imibereho yawe mishya. Niwe mizero yacu rukumbi. Sigaho gutinda igihe cyawe ni iki. Yesu arakurarika ati, igihe napfaga ni wowe naziraga. Naje mu isi kugushaka. Igihe cyawe ni iki? Kuki watindiganya? Isaha ya nyuma ni iyi. Dore amarembo aruguruye, ngwino twinjirane mu birori by'ubukwe, kuko ni wowe byateguriwe. Twirinde gukorera ku isaha ya nyuma, bavandimwe. Reka twese dusabe Imana iduhe kumenya igihe turimo, kandi turinde gukerensa amahirwe twahawe no turinda gutegereza isaha ya nyuma. Twihangane kuko umunsi dufite ari wo wa none, mu izina rya Yesu, amen.